Yes, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwe mwese mukurikirana The Hip Hop TV. Uyu mwanya rero tuzanye amakuru ari kugenda avugwa ku muhanzi Yampano. Yampano murabizi ko hari hashize iminsi arimo aburanira hariya mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Uyu munsi rero amakuru ari kuvugwa ku bakunzi be ndagira mbabwire ko ari amakuru atari meza bitewe n'uko umuhanzi Yampano rwose ntago amakuru abashije kuhava uyu munsi abaye amakuru meza kuko uyu munsi byari isomwa ry'urubanza yari arimo aburanamo, yakaba yaraburanaga ibyaha bigera kuri bitandatu. Ni ibyaha akurikiranyweho harimo icyaha cyo gukubita ndetse no gukomeretsa, hakabamo icyaha cyo kwangiza ikintu cy'undi ku bushake, mbese bidafite ishingiro, hakabaho icyaha cyo kunywa urumogi, hakabaho ndetse icyaha akaba yakurikiranyeho icyaha cy'ubwinjiracyaha mu gushaka nyine kwica umugore we, hakabaho ndetse n'icyaha cyo gukoresha ibikangisho, aho bavugaga ko yakangaga umugore amubwira ko ngo umunsi yagiye kumurega ngo azamwica, hakabaho ndetse n'icyaha cyo gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko, ndetse no gukubita no gukomeretsa ku bushake. Ibyo ni byo byaha twababwira uyu muhanzi Yampano yarakurikiranyweho. Uyu munsi rero habayeho isomwa ry'urubanza, ni urubanza rwari gusomwa isaa 9 hariya ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho ndetse abantu benshi bari baje kumva uburyo uru rubanza ruza kuba rusomerwa mu ruhame. Akaba Yampano rero yaraje kwiregura, yiregura mu buryo bwinshi butandukanye twagiye tubabwira, ndetse aza no gusaba ko ngo bamufashije bamurekura agataha mu rugo bitewe n'uko yavugaga ko ngo agomba kugenda ngo akagikomeza akivuza, ngo dore ko yari yatangiye gahunda yo kwivuza ibigendanye no gukoresha ibiyobyabwenge, ndetse ngo akabasha no kwita ku mugore we, yavugaga ko umugore we ngo atwite. Ibyo biri muri bimwe mu ngingo yatangaga asaba imbabazi, avuga ko bakabaye bamurekura agataha akajya aburana adafunze. Uyu munsi rero isomwa ry'urubanza abantu benshi bari bitabiriye ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, ariko ikintu cyaje kuhabera ni uko umuhanzi Yampano birangiye akatiwe iminsi 30 y'agateganyo. Ni iminsi 30 y'agateganyo bivuze iki? Bivuze ko arajya aza kuburana mu mizi aturuka i Mageragere, ndetse murabizi ko iyi minsi 30 iyo yamajije kuyigukatira, ako kanya uhita ugira gute werekezwa i Mageragere. Imageragere rero ni gereza cyangwa se ni igororero wagiye kuba yasangamo abandi bantu b'ibyamamare batandukanye, harimo Jihad, harimo Semuhungu Eric, harimo Badisi Clement murabizi, harimo bafata ku mavuta ndetse n'abandi bagiye batandukanye, dore ko bamwe bakunda no kwivugira bati ngo agiye gusangayo ngo abo yafungishije. Ariko abantu babizi banabisobanukiwe banabizi neza, ntabwo ari we wafungishije ba Jihad cyangwa se bariya bose bakurikiranyweho ibigendanye no gusakaza amashusho ye, kuko ntabwo ari yigeze abarega, bariya bakurikiranywe bitewe n'uko bo bayasakaje, ntabwo bari mu bo Yampano yigeze arega, kuko umuntu Yampano yari yarareze harimo uriya muhungu witwa Pazo cyangwa Patrick, niwe yari yarareze kandi uwo yarabaye umwere yarafunguwe. Ni ukuvuga ngo bariya bariyo ntabwo ari Yampano wabafungishije. Iyi nkuru rero ni inkuru itaje kuba inezeza abakunzi cyangwa se abafana b'umuhanzi Yampano. Yampano mbibutse ko yari yamaje ndetse no gushyira indirimbo hanze, yari yashyize indirimbo hanze, indirimbo bigaragara ko yagiye ku rubuga rwa YouTube muri iyi minsi yari afunzwe, akaba ari bwashyizwe hanze. Urumva abantu mumukurikira mugende mwumve iyo ndirimbo ye. Ni indirimbo abantu bahise banabona bamwe bagira ngo yafunguwe, ariko ku rubuga rwa YouTube habaho uburyo bwinshi bwo kuba ikintu wagishyira hanze udahari. Ushobora kuba usize igihe kizagira hanze, cyangwa se ukaba ufite undi muntu ucunga urwo rubuga rwawe ufite ubushobozi bwo kwinjira akaba yarekura igihangano kikajya hanze muri public. Yampano rero ubwo ngubwo yerekejwe i Mageragere. Ibyaha bitumye yerekeza i Mageragere nta bindi, harimo icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake. Urumva icyaha cyo kunywa urumogi kikaba kiri mu byaha byatumye bavuga ko bifite
ngo uburemere ndetse bigomba kuba byakomeza kumukurikiranwaho bifite uburemere ku buryo ngo batahita bamurekura. Hakabaho n'icyaha cyo kwangiza ikintu cy'undi ku bushake. Iki cyaha cyo kwangiza ikintu cy'undi ku bushake bidafitiye impamvu, iki cyaha yagikoze ryari? Yagikoze igihe bavugaga ko haje kugaragara raporo ya mudugudu wahariye yari atuye, nimba ari mudugudu nimba atari Mutwarasibo sinibuka neza, yagaragazaga igihe yazaga gufata telefoni y'umugore we ngo akayimena. Iki gihe akaba yarasobanuye ko umugore yamumeneye iye, nawe akahita amena iy'umugore we. Icyo gihe rero ibyo ngibyo bikaba ari byo byatumye agwa mu cyaha cyo kwangiza ikintu cy'undi ku bushake. We nibwo buryo yari yayisobanuyemo, yari yavuze ko ari uko umugore we yamennye iye nawe akamena iy'umugore. Ibindi byaha rero gukoresha ibikangisho, ubwinjiracyaha mu bwicanyi, ikigendanye no gufungirana umuntu mu buryo butemewe n'amategeko, ibi ngibi byabashije kuba bisa nk'aho bikurwamo kuko bamajije kubona ko ngo mbese bisa nk'aho nta shingiro bifite, nta buremere bifite ibi byaha, ariko ibyo bitatu twabwiye mbere bikaba ari byo bitumye uyu muhanzi Yampano amanuka akajya hehe, akajya i Mageragere. Byumvikane ko rero afite ibintu byinshi agomba kuba aburana, urumva nimba azajuririra iyi minsi 30 ntawe ubizi, ariko tuzakomeza turebe nimba ashobora kuba yajurira iminsi 30. Gusa nyine akaba atari ibintu byanyuze abantu bamufanaga, benshi bari bizeye ko byibuze bashobora kumubona ataha, bitewe n'uko umugore we yari yaramubabariye kuri ibi byaha byose bigera kuri hafi 5. Hari hasigayemo icyaha cyo kunywa urumogi, nicyo cyonyine wabonaga ko cyari cyasigaye, kuko ibindi umugore yari yabimubabariye avuga ko abibabariyemo uyu mugabo. Yampano rero ubu ngubu akaba yerekeje i Mageragere, urubanza ruzakurikiraho mukaba muzamubona aruzamo, ari muri ya myenda nyine y'iroza y'abantu baba bafungiye hariya i Mageragere. Bikaba rero bigaragara ko Yampano ubu ngubu tugiye kuzamubona aza kuburana mu mizi rwose aturuka hariya i Mageragere. Ibintu nyine ubona ko bitanejeje abantu bamufana ndetse n'abakunzi be. Reka rero tubashimire, naho utaha ubwo ngo tuzongera duhure turebera hamwe uko ibintu bimeze ndetse n'aho bigeze, ubundi dukomeze nyine tubikurikiranira hafi, ubundi tukanabibagezaho hano kuri The Hip Hop TV. Mwakoze. Waba ujya wifuza ibikoresho byiza byo mu gikoni ndetse no ku meza? Hamagara iyo nimero ubundi ubashe kugenda baguhe ibikoresho byiza, harimo amasorori meza, amasahani meza, amatasi meza ndetse n'ibindi byose wakenera bikoreshwa ku meza ndetse no mu gikoni muri rusange.